Reka nongere mbifuriza ibihe byiza abakunzi b'iki kiganiro. Uyu munsi turagaruka ku mateka y'umuhanzi runaka nyafurika uba waramenyekanye mu myaka yo hambere. Kuri uyu munsi turagaruka hano mu Rwanda. Hari indirimbo yigeze kumenyekana cyane n'uyu munsi igikundwa ariyo iyi. Weekend ishize umugo Iyi ndirimbo ni Hotel Kiyovu. Uyu mugabo wayiririmbye yitwa Kanyenzi Theogene. Ni indirimbo yanyuze benshi ariko igatera benshi amatsiko cyane ku nkuru ivugwamo, aho n'uyu munsi benshi bibaza niba koko ibyo Theogene yaririmbye muri iyi ndirimbo, aho yasohokanye n'umugore we muri Hotel Kiyovu maze akaza gushidukira abandi bagabo akamuta akabisangira akamutana umwana ufite amezi 7, niba koko ibyo bintu byaramubayeho. Ese koko iyi nkuru ni impamo? Reka Kanyenzi Theogene waririmbye iyi ndirimbo azatuganirira. Nge muri kumwe muri iki kiganiro nitwa Christophe Wizeye. Muraho neza. Nitwa Kanyenzi System, namamaye nyine muri iriya ndirimbo ya Hotel Kiyovu, ni abantu banziho cyane. Ku kibazo benshi bibaza niba koko ibyo Theogene yaririmbye byaramubayeho, avuga ko ari ukuri. Theogene, Iriya ndirimbo yari inkuru mpamo, byari byambayeho muri Hotel Kiyovu. Hari nko muri 78 baramutwara baramujyana burundu. Yaragiye, twamaze gukora nyine iriya ndirimbo, yajya ahura n'abantu babimubaza bikamutera isoni, ahita yimukira i Buganda. Ubu ni abo ntabwo nzi amakuru ye neza. Ashobora kuba akiri kumwe n'uwo bajyanye, ntabwo nakomeje kumenya amakuru ye neza. Theogene avuga ko ari umugore we yaririmbye, umwana yamutanye afite amezi 7, ubu yakuze nubwo nyina amuheruka icyo gihe. Arindwi, ubu yarakuze ni mukuru. Ntabwo yagira ipfunwe. Nagumye kumurera mutoza kutabyishyiramo cyane, atari nka bya bindi ngo mama arihe akamenya ko ari nge turi kumwe gusa. Yarabyakiriye. Oya, ntago ajyaza. Muheruka burya muri Hotel Kiyovu twasohokeyemo. Oya, nta bukwe twari twarakoze ariko twari tubyaranye, twarabanaga neza. Ubu nashatse undi mugore, dufitanye abana 5. Iyi ndirimbo yatumye Theogene yamamara, avuga ko yayikoze nyuma y'imyaka 2 ibyo yaririmbyemo bimubayeho. Yasohotse muri 80 gutyo. Nari nsanzwe ndirimba, naririmbanaga na Nyirinkwaya Alex. Twafatanyije kuyikora n'uwo Nyirinkwaya, ko umuziki wose twarawufatanyaga nk'uko wabonye ndi gufatanya na bano bahungu dukorana. Avuga ko kuririmba ibyari byamubayeho atari ibyamutunguye kuko yari asanzwe ari umuhanzi. Numvishe inkuru yari yambayeho ngomba kuyigaragaza, kandi sinjye byari bibayeho gusa, byari byadutse na n'ubu ariko biriho, bikunze kubaho, ntago ari njye byabayeho gusa. Ni ibintu rusange, ni ibintu bisanzwe. Uyu muziki we si uwa vuba kuko yari yaratangiye ibyo kuririmba mbereho imyaka 10. Natangiye umuziki muri 70 naracurangaga mfatanya na wa mugenzi wanjye, twakoraga ibitaramo hirya no hino.
Theogene adusangizaho gato uko gufata amajwi y'indirimbo muri za 70 byari byifashe. kurekodinga byari byoroshye ariko byaragoraga ko iyo wabyicaga wasubiragamo indirimbo yose mwaratangiraga mukaririmba byapfa gato mukongera mugatangira mpaka muyirangije. Theogene kandi aradusangiza ubuzima bwe aha natubwira uko yinjiye muri muzika ari munsi y'imyaka 10. Ubu ndi umunyakigali, nabaye umunyakigali, nahageze ndi umwana muto cyane tuje gutura i Kigali ko papa yari umucuruzi. Hari nko muri 64 gutyo nize amashuri abanza 6. Umuziki nabanaga n'abanyekongo bacurangaga muri Muhabura, niho nawigiye. Nari muto cyane, nari mfite nk'imyaka 8-9 gutyo. Uyu munsi umuhanzi ashobora kwinjira muri muzika agamije gutanga ubutumwa, gufasha abantu kwidagadura ariko no kubona amafaranga. Gusa Theogene avuga ko abaririmbaga hambere atari ko byari bimeze. Kirya gihe twacurangaga atari ugukurikira amafaranga, ko nta n'amafaranga yabagamo cyane. Kwari ugucuranga twishimisha, dushimisha n'abantu. Nta mafaranga yari arimo cyane. Theogene akomoza ku ishusho ya hoteli Kiyovu y'icyo gihe bamutwariyemo wari umukunzi we, dore ko ngo yari hoteli y'agatangaza yari igezweho icyo gihe, yasohokerwagamo na benshi baturutse hirya no hino. Iriya ndirimbo yari inkuru mpamo byari byambayeho muri hoteli Kiyovu. Kiriya gihe hoteli Kiyovu yari igezweho, harimo buwate ikomeye cyane, niho abantu bose basohokeraga b'i Kigali n'abo mu zindi ntara. Niho hari umuziki ukomeye, abantu bose niho bajyaga kubyinira. Hoteli Kiyovu yari igezwe, baramujyana burundu. Twari tumaranye imyaka 2. Indirimbo hoteli Kiyovu Theogene avuga ko yakunzwe igihe kirekire ariko ataranayikorera amashusho kuko yayakoze nyuma. Ubundi yari iriho ari audio, nyuma ya jenoside nibwo twanakoze amashusho. Nari ngarutse mu muziki mpita nshaka n'abandi dufatanya, ko Nyirinkwaya ntiyarakiriho, nshaka abandi dufatanya ari nabo ubu tugikomezanyije. Amashusho y'ino ndirimbo mushobora kuyabona kuri YouTube. Kanyenzi Theogene umuziki yakoze kuva muri za 70 n'uyu munsi avuga ko ataracukubiri nawo kuko mu bimutunze nawe urimo, ariko kandi akaba nawukomeje. Umuziki ni untunze ariko ngira n'ibindi nkora, ntago ari umuziki gusa. Mfite abahungu dufatanya b'abahanga, wabonye ko harimo n'umukobwa, n'abahanga bazamfasha. Muri iki gihe turagerageza kuwubyaza amafaranga akanaboneka, tugenda ducuranga mu mahoteli anyuranye cyangwa mu mabare, tugasinyamo amakontra bakajya baduhemba buri kwezi. Amafaranga araboneka rwose. Theogene agira icyo avuga ku muziki w'uyu munsi agereranije n'uwa kera. Uwo hambere nakubwiye ko byari ukwishimisha no gushimisha abantu, nta mafaranga yabagamo cyane. Ubu amafaranga araboneka rwose. Nanone kandi hari icyo avuga ku bahanzi bo muri iki gihe
akagira n'inama atanga. umuziki barawuzi ariko ikibazo bagira badafata nk'abantu ngo babacurangire noneho baririmbe, nibwo umuziki waba mwiza cyane. Ibi byo gukora playback ugeraho ukabona birarambiranye, burya ntushobora gukora igitaramo uri umwe ngo ushimishe abantu, ariko iyo ari bande murabashimisha rwose. Theogene avuga ko we n'itsinda rye baririmbana icyorezo cya COVID-19 cyarogoye ibikorwa byabo, dore ko nubwo hari abantu bari bazi yuko atakiririmba cyangwa se batari bazi amateka ye, ariko ngo mbere ya coronavirus bararirimbaga ahantu hatandukanye. Muri iyi minsi kubera icyorezo cya coronavirus byasabye ko tuguma mu rugo, ariko tugerageza gukora repetition kugira ngo tugende twiyibutsa. Icyorezo kitaraza twacurangiraga muri hanini ku Ruyenzi no muri 4G Remera Kimironko. Mu gusoza iki kiganiro, Kanyenzi Theogene asaba abakunzi b'umuziki bose by'umwihariko abanyarwanda gukomeza gushyigikira muzika nyarwanda. Abanyarwanda muri rusange nuko twizera bakaguma gukunda umuziki wacu, ko natwe tuwukora rwose dushyizemo imbaraga zose kugira ngo tugerageze kubashimisha. Natwe tuzakomeza duharanire uburyo tubashimisha. Kanyenzi Theogene avuga ko n'uyu munsi ari muri muzika, aho afite itsinda ry'abacuranzi n'abaririmbyi baririmbana ryitwa Irangurura. Afite abana 6 barimo n'umwe umukunzi we yamutanye muri hoteli Kiyovu muri 78. 5 bo akaba yarababyaranye n'undi mugore yaje gushaka nyuma. Muri aba bana be harimo n'abakurikije inganzo ye kuko afite umukobwa nawe ucuranga ku giti cye. Urugendo rw'umuziki rwa Kanyenzi Theogene n'uyu munsi ararukomeje. Mwakoze cyane abo twari kumwe muri iki kiganiro. Njye ukibategurira kandi nkanakibagezaho nitwa Christophe Wizeye. Tuzasubira ubutaha.